Iyi ntabwo ari inshuro ya mbere mu matwi yawe wumva ijambo Big Energy, ariko kandi ucyumva ijambo Big Energy uhita wumva Yago Pondati, ari nako bikurikirwa kuba wumva igitekerezo cyo kuba wasohoka u Rwanda ukigira Uganda, aho ibikorwa byawe bizakomereza. Ni koko uyu mugabo bamwita Yago Pondati, uherereye mu gihugu cy'Ubugande, aho ashobora kuba yarahunze igihugu cy'u Rwanda akanasiga yandika urupapuro rugaragaza ndetse runamenshoninga bamwe mu baba bari inyuma y'ihunga ry'uyu mugabo. Uyu mugabo rero mu gihugu cya Uganda aho yageze kuri uyu munsi, yagiye akomeza ibintu bigiye bitandukanye, abayeho mu buryo butandukanye. Mu minsi yashize uyu mugabo yanikojeje muri Nigeria, aho yagaragaye acuranga akantu k'aka live maze benshi igikuba kiracika. Abanyarwanda bo baracyamuvugaye nk'ibisanzwe, ariko kandi nigiye ukuzaniye byinshi kubiri kuba kuri uyu mugabo, birimo no kuba agiye gukora igitaramo cya danje mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala, kandi mu gihugu cy'u Rwanda ibyo bintu atarabizwiho, yewe baramupingaga. Rero si iki gitaramo gusa uwitwa Yago Pondati agiye kugaragaramo, ahubwo uyu Yago Pondati akomeje gukora ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko ngiye kubigarukaho muri iki kiganiro. Nizere ko wamaze gukora subscribe. Nibyo nta gihe kinini cyane, yewe nta n'amezi 3 ashize uwitwa Yago Pondati ahunze igihugu cy'u Rwanda, ni ukuvuga ngo ari mu gihugu cya Uganda. Ubwo uyu mugabo Yago Pondati yarageze mu gihugu cya Uganda, abanyarwanda muri rusange benshi ntabwo bemeye kuko nta mwami wabo, dore ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twe tumenyereye ko uwitwa Yago Pondati ari urugero rwiza mu bahanzi batazi kuririmba, aho abanyarwenya benshi by'umwihariko bagiye bamugereranya na sonori y'akatelefone ka matushe, ni ukuvuga Motorola cyangwa Tekinoti n'izindi telefone za makeya. Mu miririmbire ye bamushinja ko aririmba ahatiriza, yewe atari impano ye. Ariko kuri ubu ngubu witwa Yago Pondati mu gihugu cy'Ubuganda yaciye impaka, aho agiye kwitabira igitaramo giteganywa ko kizitabirwa n'abantu bari hejuru y'ibihumbi 25, kandi ngo VIP y'iki gitaramo izaba ihagaze agaciro k'ibihumbi 270 y'amanyarwanda, ni ukuvuga ngo ni nka hafi miliyoni y'amashiringi, n'amafaranga atari make rero, dore ko no muri uru Rwanda abayakorera cyangwa se igitaramo kiba gifite kuba bishyura aya mafaranga mu Rwanda aba ari make, ari bake. Yago Pondati rero uku gukomeza gutungura abanyarwanda by'umwihariko bamupinze bavuga ko imiziki ye naho yagera, arimo aranategurira abakunzi be, ni ukuvuga ngo The Big Energies indi ndirimbo nshyashya, aho uwitwa Yago Pondati yagaragaye ari muri shoot ye, wari no muri studio arimo ararekodinga banga nshyashya agiye gusavinga abanyarwanda by'umwihariko abakunzi be. Ku rugendo rwa Yago Pondati muri East Africa ndetse na hanze yayo, yagiye kojeje mu gihugu cya Nigeria, ni nyuma y'ukwezi kumwe gusa gushize, aho uyu Yago Pondati yikojeje muri Nigeria, maze abagande benshi batangira kuvuga none hashobora kuba agiye gukora na collab n'uwitwa Davido cyangwa Timaya. Uyu Yago Pondati yageze muri Nigeria, maze ubundi ahakorera utuntu tw'udusemi live, anadiringa n'aba boss bagiye batandukanye, maze ubundi yigarukira ku cyicaro cye, ni ukuvuga ngo Uganda. Rero ibindi byinshi wamenya kuri uyu Yago Pondati, imirimo ye y'itangazamakuru irakomeje, aho agenda arushaho kuzamura imbuga ze, ari nako kandi uyu Yago Pondati akomeza kugendera kure ibikorwa byo kuba yajya mu rukundo no kwiyegereza abakobwa, dore ko Yago Pondati atangaza ubwe ko kuva aho agereye mu mihanda abakobwa yahuye nabo bahagije kuri ubu atari icyo gihe cyo kuba yishimishanya n'abakobwa gusa. Ku rundi ruhande abanyamakuru bagiye batandukanye nabo bashinja uyu Yago Pondati ibikorwa bidakwiye, birimo kuba yarongora abakobwa batari ku rwego rumwe nawe, ni ukuvuga ngo rubanda rugufi mu kinyarwanda. Maze Yago Pondati nawe mu kwanzura no gushyira umwanzuro no gushyira umucyo mu by'umwihariko kuri iki kibazo, avuga ko nta wundi mukobwa bazongera kugendana. Abanyamakuru bo mu Rwanda babyumvishe baravuga bati Yago Pondati turabeshya, ibyo ntibyagushobokera. Bamwe mu bazamuye agatoki bakavuga kuri ibi harimo uwitwa Jihad, mbere y'uko afungwa nawe yabivuze, uwo nta wundi nifata ku mavuta, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uwitwa Yago Pondati kandi yagarutse ku burana ryafata ku mavuta, nuko uyu fata ku mavuta ashobora kuba yaraharabitse uwitwa The Ben
avuga ko ubundi abantu baharabika ndetse bakanduza amazina y'abandi ikibakwiye ari gereza nk'uko byabaye kuri Fata ku Mavuta. Uyu Yago Pondati ntabwo yabuze kwihanangiriza n'abandi bantu benshi bagenda bamwiha kuri iyi mihanda, ababwira ko soon as possible cyangwa vuba cyane nabo bashobora kwisanga muri gereza kimwe n'uyu musaza Fata ku Mavuta. Ubu yamentioninze uyu musaza kandi harimo uwitwa Jihad. Uyu Jihad nawe ari mu banyamakuru batavugwa neza n'abantu benshi, aho bagenda bavuga ati ubundi wowe wasigaye ute ko Fata ku Mavuta yagusize muri gereza, maze nawe akabahindukira avuga ati namwe bazabafunge, nibatanabafunga bazafunge banyogosengeso cyangwa abandi muvukana, jye bamveho ntabwo gereza ariyo naremewe. Ikindi kibazo rero cyabajijwe uwitwa Yago Pondati, abajijwe n'umunyamakuru ndetse w'umukunzi we, yaje amubaza ko niba afite gahunda yo kuba yagaruka mu Rwagasabo. Yago Pondati yavuze ko igihugu cy'u Rwanda atacyanga habe na gato yewe atanagihunze, ariko inzangano n'amajari n'umubare munini w'abamuhiga mu Rwagasabo utamwemerera kuba yatangaza igihe azahagurukira. Yewe niyo yahagaruka ashobora kuhagaruka mu ibanga rikomeye cyane. Ibi ngibi ni byakomeje kwibazaho n'abakunzi be bose baribaze ubundi kubera iki wowe wahisemo guhera hanze kandi u Rwanda rw'abanyarwanda bose. Byinshi rero bizagenda bihinduka n'icyo Yago Pondati azasubiza abakunzi be bakomeje kumuhatiriza ngo garuka mu Rwanda, n'ibizaranga iki gitaramo cyabo agiye gukorera muri Kampala. Niba za fibra bisanzwe kwa kundi asanzwe aririmba abantu bakitaba telefone bakareba kuri telefone zabo bibwira ko hari ubahamagaye, ibi bizaranga iki gitaramo ndetse n'icyo yagazasubiza abakunzi be kurikiyanye no kuba yagaruka mu Rwanda, ni njyewe uzakikugezaho ku gihe. I'm the Honor One Present. Nizere ko wakoze subscribe, share na comment kuri Hora TV ngo ibintu nge mbikuvira imuzi mbikugerera imuzingo nkugerera aho utagera, yewe nkukubita utuntu turi fresh urusheho kuryoherwa ibintu bibe bombastic. Kora subscribe now. I'm the Honor One Present. Ndabakunda cyane.